Chelsea rero itsinze ibitego 2-0 itsinda ikipe ya Bayer Leverkusen. The Blues wari umukino wa mbere igarutse ku kiraro cya Stamford nyuma yuko itwaye igikombe cy'isi cy'amaklub. Nahoze nsoma ko ari umwana wabonye amanota menshi. Mwana mushya. Estevao. Mbere ko tujya kuri Estevao kuko Chelsea ni equipe nini ifite n'abafana benshi hano mu Rwanda, team ya Walasta, ikipe champion du monde. Iva liste y'ababanjemo wayibonye? Banze uyishyireho dore ngiyi abarasta ni mugoro uko baraye baserutse mu mwaka w'imikino mushyashya. Uko baraye basoretse rero nuko nguko mwizamu barafite umuzamu nabara ko wenda ari nk'uwa kabiri, ni umuzamu witwa Philip Jorgensen niwe wari mu izamu. Hari Marugusto, hari Josh Okapong, hari Trevoh Chalobah, Marc Cucurella, Moise Caicedo, Andre Santos, Estevao, Tariq George, Liam Delap ndetse na rurangiranwa Cole Palmer. Igitego cya mbere uyu mwana rero akaba yaje kuza kukibona nyuma y'umupira wakomeje kuzenguruka hariya imbere y'izamu. Cucurella awuhereza uyu musore Delap, awuteye ufata igiti cy'izamu, ugarutse uhura n'uyu musore Estevao ahita afungura amazamu ye hariya. Byari mu gice cya mbere cy'umukino w'abafana ba Chelsea bishimye cyane. Haje kuba impinduka rero nyinshi, birumvikana n'umukino wa gishuti. Joao Pedro ari mu bakinnyi baje kwinjira mu kibuga basimbuye uyu rutayizamu, aza kuza kubona igitego ku mupira wahinduwe uvuye ku ruhande rw'iburyo, uraza awufunga yitonze, ahita atera deze mpoto atsinda igitego cya kabiri. Igitego cya kabiri cy'ikipe ya Chelsea, igitego cya mbere kuri Stamford Bridge ari ku munota wa 90. Chelsea nyuma y'umukino birumvikana ejo bundi batakaje Levi Colwill, Desire umutozo wese atangaza ko bari oburije kujya ku isoko ryo gushaka undi mu defense. Birumvikana cyane gutakaza mu defense ya titulaire. Kandi mu bibazo Chelsea ikunda guhura ni muri defense centrale bujya. Gushaka undi mu defense centrale mushasha ni ngombwa kugira babandanye bakompeta kuko ni equipe yubatse bikomeye cyane. Gushaka undi mu defense rero do métier mu afisi de classe mondiale ni ngombwa kuri Chelsea. Chelsea shoro yibona gute? Urebye investissement bakoze ruka. No gutwara igikombe cy'isi y'amaklub. Nge nkeka ko abantu bose bareba Premier League biteze kubona Chelsea byubuze kujya muri top 4. Nubwo tuzi ko top 4 ari intambara ikomeye. Kandi urumva ko nta kuntu waba watwaye igikombe cy'isi uriya mwaka ukurikiye nk'ukine na Ligue des Champions. Yemo nariyo yagomye kuba objectif primordial. So bafite abakinnyi bari offensif bagiye ku isoko, kandi ubyongereho Chelsea yagiye ku isoko gushaka abakinnyi, bivuze ngo kuri Maresca ntabwo yatera Rivance n'abakeneye gushimangira aho ikipe igomba kumahari. So uko nyibona ngiye rwose kumbwira ngo yaza muri top 4 ntabwo byanangaza bitewe n'abakinnyi ifite. Ahantu ngira ukabazo gusa ni kote y'umuzamu niyo ntumva afite ikibazo, wenda na defense itaraba bon fix axe. Yego basa nkaho bamaze gufata umwanzuro, ariko ko ku muzamu Chelsea ntago nyibona cyane. Donnarumma nasohoka muri PSG hari gihe twamubona mu majyaruguru y'Ubwongereza mu mujyi wa Manchester. Ndabona Chelsea itari ku muzamu cyane, isa nkaho Desire ivuga iti oya uwo dufite reka tubagirire icyizere abangaba babiri babe bakina. Jemba naho bisa ni nuko bamaze kumugira icyizere. Ikindi bikwiye gucayuka muri axe bivuze tukabona abantu bakinana kenshi. Axe ho havutsemo ikibazo nyine urumva cy'imvune ya Levi Colwill, byasaga nk'ari we bazaturuniraho. Simbona ko nanone ni imvune nibyo, ariko ngiye ndege performance ya Darabio Tazin kareba n'uyu muhungu wagarutse wakuze seki encore wa Fofana Chalobah iriyamoye ko bategereza iyo mvune ikazagaruka. Birashoboka ko bategereza iyo mvune ikagaruka, kuko nubwo Colwill arimo, ariko sinigeze mbona pate nawe uhoraho uvuga ati ngo uyu ngo yahoraho we ahubwo ufite amahirwe cyane nawe waraye yinjiye mu kibuga. N'umwana witwa Hato bakuye mu ikipe ya Ajax Amsterdam par exemple. Ni umukinnyi w'umudefenseur ariko ushobora gukina hagati kuko ni umugoshe, defenseur w'umugoshe.
bafite n'abandi bakinnyi bashya binjiraga hano ku kiraro bwa mbere abakunzi ba Chelsea babonaga nk'umusore witwa Gittens cyangwa se uyu musore witwa Isugo. Aba nabo bakinaga umukino wabo wa mbere ahangaha mu bakinnyi bashyashya ekipe ya Chelsea yaguze. Captain Fernandes ari mu batagaragaye rero muri uyu mukino kuri uyu mugoroba batsindagamo Leverkusen ibitego 2-0. Abakunzi ba Chelsea ninde mukinnyi muri excited cyane kubona muri iyi sezo muri aba bashya ikipe yanyu mfite icyizere cyo kwibona ahagana hehe uyu mwaka? Squad ya Chelsea muri kano kanya urabona ishobora kongera gutangira aho yasoreje umwaka w'imikino, ndavuga itwara igikombe cy'isi cy'amaklub cyane ifite ubushobozi. Yego ubushobozi burahari muri aspe zitandukanye. Abari abana bari kuba abagabo bamaze gutinyuka. Kore Pama wavuye muri Man City abantu bamushidikanyaho sezo ya mbere n'iya kabiri byerekanye ko harimo consistency, ntabwo birimo wenda progress mu mibare ariko wanabisobanura ari impamvu nyinshi yenda imibare yagabanyutse, ariko yabaye umugabo urebye n'abandi bakinnyi batandukanye barimo. Ikintu cyonyine cyatuma Chelsea itwara neza ni imvune. Enzo Maresca yamaze kubona umuvuno, yaje ubona abantu batamwizeye nawe ukabona harimwe ari gupanga ibintu ukabona nawe ntubisobanukiwe, ariko ngira ngo buri umwe wese amaze kumenya imikinire ya Enzo Maresca. Mbere na mbere gumana umupira mbere yo gutekereza gutsinda, wigira impamyi zo gushaka kujya gutera mu izamu, mubanze mugumana umupira kuko ikipe itsinda ari uko ifite umupira, ntushobora gutsinda igitego udafite umupira. Icyo kintu cyo kuba imikinire yarasobanutse abakinnyi benshi baramaze kuyumva byibura akaba anafite noneho Chelsea inafite erema zo kubakiraho umukino wayo. Yego Moise Caicedo, Enzo Fernandez, Kore Pama n'abakinnyi bake bakwikomanga mu gatuza ngo baje muri Chelsea barabona umwanya wo kubanzamo. Apari amazina basangamo kuvuga ngo uje muri Chelsea ngo kuko ngurarindira ko umukinnyi wa hagati akora ikosa umurya umwanya biragoye kuza muri Chelsea uvuga ngo uje kubanza mu kibuga. Haradoze pe. Hanyuma Pedro Neto abantu benshi bamutegaga ibibazo ngo urabona ngagira imvune ngaho ravunika ngo niki, numwe mu bawinga b'ingenzi zisa bari kwisi mu mikinire, mu gufasha ekipe, mu kugumana umupira, mu gutsinda ibitego aho byabuze n'ibindi bitandukanye. Noneho iyo kugira ngo ubone ko umutoza yamaze kumenyera ekipe ye nuko ayiswitching ukabishaka bitewe n'uburyo ashaka gukina tactique akaba yanatsinda n'ikina match utatekerezaga. Twari hano tuje gukora match nabyibuka y'igikombe cy'isi y'amakrebe tuvuga ngo ahengetse abakinnyi batatu Paris Saint-Germain ushatsira bubura cyane afata Pama amujyana iburyo tuvuga ko cyamukwiye hagati azanamo Augusto ajya kuri urwo ruhande afata Reece James amushyira hagati mu kibuga kuba ashobora kujongera na ekipe agakura erema ahantu hamwe akayishyira ahandi akastira agatsinda match ikomeye. Iriya ni confiance kuko Paris Saint-Germain ni igipimo cya buri umwe wese ku isi ko ne ekipe yari maze gukubita amakipe yose yitwa kakomeye yo ku mugabane w'Uburayi. Chelsea irayitsinda, ni ikigaragaza ko bano bana ba Chelsea barakuze kongeraho noneho ko ne ekipe isanga mu izina risunika bura ibigwi by'ikipe bisunika igezaho igomba guhura n'amakipe akomeye handi mu Rwanda byabigwe kuko ari igihe mugera kuri finale ya Champions gute bahora bavuga ngikipe ngura nanga ikipe ngije kuri finale ngo bwa mbere nguye n'ikipe isanzwe bifite wari igihe bigorana. Yego Ariko isubi inyuma mu bigwi bya Chelsea utwo tugozi twose yaraduciye. Kwanga umuntu nguye ngo finale ngo niki ngo kuri ngo hano Chelsea irakubita titeye kuri bimwe wese igacyana Man City nawe y'amahirwe ariko still byabigwi byayo. Kitego Wayne Bridge yatsinze Arsenal muri 2004 muri kimwe cya kane kirangiza no abafana ba Arsenal bose uzumva bivugisha ngo tuseyira ikipe yatwaye igikombe idatsinzwe muri gute yananiwe Champions League. Wayne Bridge yanayishe Haibari noneho ekubitiye Haibari akira Haibari kabisa ayikuriyemo Haibari. Bivuze ngo Chelsea yo mateka kongeraho uno mutozo wamaze kwinjira muri system kuko yamaze gutwara ibikombe, yazamutse ku mwanya aho babaye umwaka ushize ku mwanya wa 6 yabagejeje ku mwanya wa 4 batwara igikombe cya Conference League badatsinzwe baratsinzwe batsinzwe na ni Jugarden ni Regia Varsava match retour. Hanyuma atwaye igikombe cy'isi y'amakrebe, buri mufana wese n'umunenga abifite mu mutima gusa ntabwo kuko umuntu utsinda se wamunenga ute watuka ikipe ngiri gutsinda ugira ukazana izindi mpamvu zimwe bavuga ko nka nguri kuyireba ukavanga icebe rinini kandi nk'inyine ifite icebe rinini ibifite n'umukamo iki yari kuri Chelsea ubu ngubu kwimeze gutya
icyo bakora ni kwa kundi bavuga ngo ni ugusiga keke ukagenda uyinogereza ushyiraho utuntu tw'uturungo n'udufureva dutandukanye nayo by'ingenzi birahari kugira ngo bigende ariko iby'ingenzi byatuma Chelsea ihangana birahari. Hari igihe ushobora kwibaza ugahita uvuga ati sone bavunikishije nibyo Levi Colwill yagiye ariko baguze hato hatafite ubushobozi bwo gukina mu muti wa defense no ku ruhande ahari kwa kukureye. Icyo bakora ni ukunoza kuko Chelsea yatangiye gutekereza mu gihe mu myaka yashize itagiraga 11 kuko Chelsea ya Graham Potter saison ya mbere Roman akigenda muri 2022 Chelsea ntabwo yagiraga 11. Kubona umukinnyi wa 11 bagarutsemo kabiri muri match ebyiri zikurikiranye byari bigoranye. Ubizi isaha bageze byo gutekereza kure bavuge ngo se ko dufite 11 ko dufite Pama kare ufite karite yo kuba ari umukreateri gusa kuki tutatekereza Xavi Simons yego kuki dufite Pedro Neto wenyine ibumoso kuki tutamutekereza ngo tukaba twatekereza nka Garinacho bagatangira gutekereza nyine ibirenze muri 11 ariko 11 bo abingenzi bafite batera champion kandi bakayitera neza. So ngira ngo urakoze mu by'ukuri gukomoza ku mvune ya Levi ndetse na hato ushobora kugira icyo amwaniraho mu gihe azamara hanze ariko ntekereza ko byinshi tuvuga mu kipe de Bros bishobora gushingira ku mvune ya Levi Colwill ndetse n'abagenda bamwunganira ndetse n'izindi updates ziri mu kipe de Bros reka uyu munsi biganiraho byimbitse. Reka mbanze numve umutoza Enzo Maresca arabizi yuko abuze umukinnyi ukomeye nawe ariko ntago abihishe arabaza ati naramubwiye ati mu byo twagezeho umwaka ushize byose wabigizemo uruhare rukomeye cyane. Yari message yo kumumotiva yari message kumubwira yuko nanagaruka azabakira umukinnyi w'ingenzi. Levi Colwill umwaka ushize yakinnye match 35 za championnat izo 35 zose yazibanjemo ukinnyi mwiza pe zose yazibanjemo ubwo kuri match 38 bakina wahita wumva match zonyine atagaragayemo n'eshatu gusa mu by'ukuri za championnat. No mu gikombe cy'isi cy'amaklebe match 5 zose yazigaragayemo Levi Colwill arimo afashe equipe ya Chelsea kugera kuri finale no gutwara kiriya gikombe 5 zose yazigaragayemo anazibanzamo mu by'ukuri. Conference League naho yagaragaye muri match 3 nubwo nta nimwe yabanjemo ariko nta garushanwa Chelsea yari haye agaciro cyane twagiye tubigarukaho mu bihe bigiye bitandukanye. Abasiniya ntago bigeze bandikishwa muri League Phase. Muri rusange ni match 43 yakiniye umwaka ushize atsinda ibitego 2 atanga imipira 2 ivamo ibitego. Levi Colwill ni umukinnyi umwaka ushize wigaragaje nk'udasimburwa muri defense equipe ya Chelsea kuko aba defenseurs bose muri equipe ya Chelsea bagiragejwe umwaka ushize buri umwe wese yagiye amwubakiraho cyangwa se umutoza yagiye yifuza yuko waza ukaza uje kumupatinaringa kugira ngo turebe icyavamo. Yagerageje mu ntangiriro za championnat Wesley Fofana banagira partnership nziza mu by'ukuri ntekereza ko yari na defense nza ya Chelsea ariko aza kuvunika igihe kinini Wesley Fofana umutoza ageragezamo Tosina Darabioyo ariko akabona hari bitarimo bihura neza agerageza Bernardo Diashile abona hari bitarimo bikunda neza ageragezamo n'imikino imwe n'imwe Disasi abona ntago birimo bikunda neza biba ngombwa ko mu kwezi kwa mbere agarura Trevor Charuba umusore bari baratije muri equipe ya Crystal Palace araza nawe bakinana imikino myinshi mu by'ukuri muri retour niyo mu defenseur bakinanye match nyinshi ariko n'ubundi ntibyabuzaga ko batosini banyuramo bagakina gusa navuze no kuri ya Champong nawe n'umwana wazamuwe mu batoya kugira ngo aze atanga umusada we. So Levi Colwill yari yubakiweho umutoza arabizi kumubura arabizi cyabuze kuko n'umukinnyi n'ubundi wari umaze kumenyera ko ari we wayobora iriya defense abandi bakaza bakurikira kumubura champion buri byumweru bitarenze bibiri mu by'ukuri ni inkuru itaniza kuri equipe ya Chelsea ishobora kubasunikira ku isoko nubwo nabonye batarimo babiteganya cyane batarimo babitekerezaho byaka kanya ariko ibya Chelsea tubaze kubona ko nejo bya twabyuka amakuru yahindutse ati turashaka umudefenseur isokeregerera cyafunguye nago ahita ujya kuri panic buy kuko bishobora no kuguhendesha cyase bikaba byatumugura nabi. Ni ikintu direction technique itayigaho ikareba ninde turi bugure se aradufasha gute ko Levi Colwill umukinnyi banza mu kibuga ese mu gihe Levi Colwill yaba yakize
kabanza bakibaza ikibazo ese mu bakinnyi dufite nta bazi ibicyuho kugeza igihe azaza urumva bafite igihe cyo kureba bafite imikino 3 isoko rigifunguye ku isoko rizafunga repromie zo kwa cyenda aho bati reka dukine no mikino turebe se defense yacu yakwiyagaraho kuri kigiye kigero baba bafite statistique bareba n'utuntu bagenda banota bakavuga toke birashoboka ko twakina dahari mu gihe runaka tukamutegereza akazagaruka cyane ko bafite defense irimo abakinnyi benshi ba Trevoh Chalobah bano ba Fofana batarasohoka ba Badiashile uyu Hatowaje ariko naho haba harimo ikibazo kuko nta munyemoso urimo muri abo babiri beza abanyemoso bafite ni Jorel Hato bazanye ntekereza ko kwita umushyira muri urwo rugamba rwo kwita fata umwanya wa mbere bishobora kumutonda ariko ashobora no kwita reponda neza kuko ni championa zinyuranye championa Ajax yari muri sezo ya kabiri muri equipe ya Ajax ntarakinaho Champions League ubunararibonye ntago buhagije mu by'ukuri ku buryo ashobora kwita reponda nga reponde nkuko Levi Colwill aramaze imisi abikora bafite na Renato Veiga undi musore burya w'umunyemoso bagira nubwo badamutekereza ko ari umuntu batunga muri groupe yabo amakipe menshi nabonye gikomeje no kumushaka yaba Juventus Atletico Madrid no minsi yashize yarakomanze Juve nayo irifuza ko yakongera ikamugarura wenda bishobora kuba byahindura ibitekerezo bya Chelsea kuko nundi munyemoso bafite nawe mu mutima wa defense wabo ariko kuri defense equipe ya Chelsea nubwo nubundi bajya gutangira ino merikato batekerezaga ko bibaye ngombwa cyangwa se bibaye byiza bashyira mu defenseur ariko ntago nigeze mbona bakomeza kubishyiramo ingufu nyinshi ahubwo twakomeje kubona imbaraga kubataka kuri ba Jamie Gittens kuri ba Joao Pedro kuri ba Liam Delap kuri ba abasore ba Xavi Simons ubungubu na ba Leandro Garnacho ariko inyuma umutima wa defense wabo ubona batatekereza cyane ariko imvune ya Levi Colwill nje mbona kuri sinyare nkurikije uko mbireba imbere mbona bashobora kuzisanga bibaye ngombwa ko bamushyira mu defenseur kuko uyu musore batakaje ACL injury ni imvune nibura umukinnyi amezi make yamara ni hagati ya 6 na 7 gutyo bisobanuye ngo uyu musore nibura faze areyos ntago baba mufite no muri match za group stage za Champions League ntago baba mufite bisobanuye ko hafi bakongera kumubona ameze neza yaba ari muri retour nekeza ko rero gutekereza 3 kwa 2 kujya ngaho gutegereza retour kugira ngo ari bwo umugarura umukinnyi wawe mwiza waba waratakaje byinshi mu rugendo mbere ko Samir akomeza mu kana gato tureba nande makuru avuga muri The Blues reka manza numve Enzo Maresca Enzo nubwo utakaje Levi ariko mu minsi itambutse wasinyishije Jorel Hato kuva muri Ajax mu gihugu cy'Ubudage ndavuga umusore wari kapiteni wa Ajax mu gihugu cy'Ubuholandi ntabwo ari Ubudage nibyo mu gihugu cy'Ubuholandi ndetse n'umusore mu by'ukuri watangiye kubona collapse mu kipe y'igihugu y'Ubuholandi Jorel Hato umuvandimwe ku myaka afite ni iki agiye kuzana muri squad yawe nyuma yo kumutanga £37 z'amapound Enzo Maresca kuri Hato Jorel no mukinnyi nekereza yuko akuze mu mutwe kuruta imyaka afite nkuko wabivuze yabaye kapiteni ndetse n'ibindi byinshi byiza wamuvugaho mu by'ukuri ariko nanone nawe ndamuvugaho nk'ibyo navuze kuri mugenzi we ni champion itandukanye niyo yakinagamo imbaraga zitandukanye ndetse n'umuvuduko utandukanye so akeneye rero kumenyera ariko mu by'ukuri mfite icyizere yuko nta gushidikanya n'umukinnyi uzadufasha Levi Colwill kubera yagize igihe cyo gukora encadrement nziza no umusore navuga ngo yazamutse muri academy ya Chelsea ariko bamuha hajya gukora stage hanyaho yego baramukamuye pe kujya mu ikipe ya Brighton agakina na Lewis Dunk kandi agakina abanzamo yaratinyutse Lewis Dunk nawe ntabwo yigeze agira amahirwe yo gukina equipe nationale mu buryo buhoraho ariko n'umuntu muri Brighton kuva 2011 azi Brighton yo mu cyiciro cya gatatu kugeza bazamusa akajya mu cyiciro cya mbere aho bibura gato ngo babone qualification y'amarushanwa ku mugabane Burayi uwo muntu yagwa experience ishoboka umuntu ukinye muri champion 3 zitandukanye cyiciro cya gatatu icyiciro cya kabiri mu Bwongereza agacya no mu cyiciro cya mbere kandi agahurana aba yahuye na byinshi bishobora kuba yakuganiza akakubwira iyo ujya kurana Levi Colwill ko akina umupira bitandukanye n'aba bakinnyi bandi Chelsea igira umudefense itagiye agaciro ariko w'umuhanga njye nizera ko Trevoh Chalobah bamwizeye nkuko bizeye Levi Colwill bakamustatut two kubanza mu kibuga Trevoh ashobora kuba yatanga nawe ibirenze ko ikikwemeza ko Trevoh Chalobah ari umuhanga namwe arajya ngo ntakine
baramutiza muri za Crystal Palace akabona umwanya wo gukina kandi ni hamwe Crystal Palace rimwe mu ekipa akina kudefana none ano makipe Badefana pe. matoya impamvu ari byiza gutiza abadefanseri amakipe matoya akina sufra Mbo inshuro barakwataka. nyinshi aratakwa pe bivuze ngo umudefanseri arakura kandi na hano impamvu Chelsea yamuhamagaye ngo agaruke suko ari wenyine ariko dutekereza nk'impamvu Chelsea yarekuye Disasi igahamagara Charoba ngo garuka kandi yari ifite umuntu yaguze amafaranga menshi muri Monaco wanabonye nakora pa equipe nationale ndova mu gikombe n'icyuburayi Disasi ni icyo yakinnye n'icyuburayi n'ikisi n'ikisi byose ya Disasi yari ahari ikintu kimwe ntekereza kuri Chelsea y'ubu ihari nibyo bagerageje kuzana umusimbura wa Kukureya ariko kubera ko hato yageze naho yambara igitambaro cya captaincy ya Ajax ni ikigaragaza ko akuze bano bakiriye bakiniye muri systeme z'Abaholandi baba barakiye imikino myinshi kuko bavumva ko umwana agomba kuba inshuti n'umupira ikiba gisigaye ni ukumutinyura kandi umuntu wakiye kuri level ya mbere y'Ubuholandi kuko Ajax tuvuga ni ikipe igira Champions League enye nubwo yenda yakoze fopa kuko Ajax niyo kipe yakoze nabi kuruta izindi kipe zose mu mpera za shampiyona Ajax yaburi imikino 7 yatsinze PSV Eindhoven bari bahanganiye igikombe yishyiramo amanota 9 isabwa kubona amanota 3 igatwara igikombe cya shampiyona ku manota 21 yarangiye ibuze igikombe yego ndabyibuka Ajax Amsterdam igihe rero kuri Ajax kuri Jorel Hato ngiye sinamwizera mbere ko nizera Trevoh Chalobah n'umusimbura babanza bakamureba kuko nanone ntabwo bose baza ngo babanze gutegereza ariko Trevoh Chalobah namushyiramo sinite kuvuga ngo umwe gakinisha ukuryo cyangwa kumoso si ubwa mbere defense yabayemo abakinnyi bakinisha indyo ari babiri